Nyari wadata wasamutagirinde ubutono bwiza ugutatse imbere n'inyuma ubigitega mu bandi Mariya nzagusingiza nzahora nkuririmbira kubw'ibyiza wankoreye uri Mana nzima. Umuhanga yaravuze ati iyo uririmbye neza ubusenze kabiri kandi ushaka ko ubutumwa bwawe bugera ku bantu benshi mu gihe gito ubunyuza mu ndirimbo. Tuti bakunzi bamfata ikiganza TV nonye ndabasuhuje nanone muri kumwe n'uwamahoro Donati. Kuri uyu munsi twabatumiriye abajene bagize The Singers Team. Ni abantu benshi cyane ariko aba turi kumwe iburyo n'ubumoso bwanjye nabahagarariye abandi. Rero kugira ngo dukomeze nagira ngo basabe babanze batwibwire. Nagasani makubona ibyiza byawe binara kugushima. Murakoze, nitwa Jean Paul Manishimwe ndi muri Paruwasi ya Gitarama nkabanuka muri The Singers Team. Arakoze rero Imana ishimwe Jean Paul uturutse muri The Singers Team ari kumwe rero n'undi mukobwa hano ukeye cyane nawe watwibwira. Chiquitita, tell me what's wrong. You're no shame, you're long solo. In your life, there is no hope for tomorrow. Murakoze cyane, amazina nitwa Penina Ishimwe, abanuruka muri The Singers Team. Barakoze rero abavandimwe bamaze kutwibwira Jean Paul na Penina. Ndahera rero kuri Jean Paul. Jean Paul, umuntu udukurikiye wamubwira yuko The Singers Team ari team bwoko ki? Murakoze cyane. The Singers Team ni itsinda rikorera muri Paruwasi ya Gitarama by'umwihariko muri diocese yose ya Kabgayi. Icyicaro cyawo kikaba muri Gitarama. Ni itsinda ryatangiye 2020 tukaba twaratangiye turi abantu 15 na n'ubu turi 15. Ni itsinda ririmba indirimbo tugashimisha abantu ndetse tukaba dufasha n'abantu mu ndirimbo zacu. Niba mbyumvise neza muri makeya mukora ubutumwa mubinyujije mu kuririmba abantu mukaba muri abantu 15 nibyo? Yego. Hanyuma rero Penina waje kugira igitekerezo uravuga uti kaninjire muri The Singers Team. Niki cyatumye wumva ushaka kwinjira muri The Singers Team? Ubundi The Singers Team navuga ko twihuje turi abantu 15 ahubwo The Singers Team yaje nyuma twise izina nyuma bitewe n'uburyo twakoragamo tubona ko tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Bikira Mariya. Turavuga ati tugomba kujya muri The Singers Team. Hanyuma rero muri The Singers Team muririmba ubuhe bwoko bw'indirimbo? Habaho indirimbo za secular cyangwa gospel. Mwahisemo kuririmba ubuhe bwoko bw'indirimbo? Murakoze cyane. Twebwe muri The Singers Team indirimbo turirimba ni indirimbo za gospel cyangwa se indirimbo z'Imana zo gushimisha Imana. N'izindi niba ngombwa ariko zifite ubutumwa zishobora guhindura umuntu nazo niba ngombwa tuzabiganaho tuziririmba. Hanyuma rero Penina abajene muri iki gihe bakiri batoya nkawe akenshi ibintu by'Imana usanga bitabakuru ariko wowe wahisemo kujya kuririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Kubera iki mwahisemo rero kuririmba izo ndirimbo zaririmbiwe Imana? Ubundi hari igihe uvukana impano uyiyumvamo ko iyo mpano ufite ariyo kuririmba kandi ukaririmba usingiza Nyagasani. Rero njyewe ku giti cyanjye iyo mpano nayiyumvagamo kera cyane yuko nabaga mu muryango nawe ukunda Imana biramotiva cyane kuba nakomeza gusingiza Imana yaba nakura nkagera no mu bucecuru nzaba nyisingiza Imana. Ati rero nzaririmbira Imana kuva nkiri muto kugeza no mu busaza bwanjye mu bucecuru bwanjye. Hanyuma rero Jean Paul
hari urwego The Singers Team iriho, wavuze ko mwavutse muri 2020, ubu turi muri 2021, bivuze ko wenda mutari muzuza n'umwaka muvutse. Hari urwego muriho, ese ni uruhe rwego mwumva mwifuza kuzageraho uburyo murakoze cyane. Muri The Singers Team urwego twifuza kugeraho, icyambere turifuza kugera ku rwego hahandi buri wese yakumva indirimbo zacu akumva aradukunze akayikunda cyane. Urundi rwego twifuza kugeraho, twifuza kujya tujya natwe mu bitaramo tugaserukira ayandi magrupe, tugaserukira ahandi badutumiye, ku buryo buri wese yumva ko The Singers Team ntimenyekane mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu bakatumenya. Ni rwego twifuza kugeraho. Arakoze cyane. Ati rero turashaka kumenyekana hirya no hino, usibye mu Rwanda gusa tukamenyekana no mu mahanga. Ese Penina uri umuririmbyi muri The Singers Team, sibyo? Urabyemera ariko? Yego ndabyemera. Bivuge wemye ku buryo n'umuntu ukumva uri umuririmbyi muri The Singers Team. Mugenzi wawe yamaze kutubwira urwego mumaze kugeraho. Ese ubundi hari indirimbo muririmba nizo muba mwahanze ku giti cyanyu cyangwa n'abantu bazihanga noneho mwebwe mugakora umurimo wo kuziririmba? Murakoze. Twebwe hagati yacu nka The Singers Team harimo abahanga mu bijyanye n'umuziki. Ntabwo arizo dukura ahandi, ahubwo muri twebwe twifitemo abantu bazi ibijyanye n'umuziki. Indirimbo ziva muri twebwe, hagati muri twebwe. Ni ukuvuga hagati muri mwe harimo abahanga bahanga indirimbo. Mbega akantu keza. Harimo abahanga bahanga indirimbo, hanyuma mukaza mukagira gute mukaziririmba. Hanyuma rero burya umuntu wese nkuko nakomeje kubivuga agira aho yifuza kugera. Ese Jean Paul muri The Singers Team ni ubuhe bufasha mwumva mwaba mukeneye kugira ngo mugere kuri rwa rwego watubwiye? Murakoze cyane. Ubufasha muri The Singers Team dukeneye, icyambere ni isengesho, kuko isengesho ni ryo rituma umuntu avaho yarara akageraho naho ashaka kugera. Icya kabiri, ubufasha twebwe muri The Singers Team dufite indirimbo nyinshi turazifite pe zihagije, ariko ubushobozi nibwo butubera ikibazo. Tubonye nk'ubushobozi bwatuma dukora izo ndirimbo dufite ndetse n'izindi tuzakora, byaba ari ibintu byiza bishimishije. Uti rero mufite indirimbo nyinshi mwifuza kuba mwasohora mukazishyira ahagaragara, muramutse mubonye ubushobozi n'amafaranga. Ibyo kuvuga hari hanyuma rero Penina, muri za ndirimbo mufite, ese mumaze gushyira hanze ahagaragara indirimbo zingahe? Iziri audio ni zingahe? Izifite video ni zingahe? Murakoze cyane. Iziri video ni indirimbo ebyiri, iziri audio indirimbo nazo ebyiri. Jean Paul, ku muntu udukurikiye ushaka kureba indirimbo zanyu, indirimbo mwafatiye amashusho iya mbere yitwa? Indirimbo ya mbere twafatiye amashusho ni indirimbo ya Noheli. Ya mbere ni Araje Umucunguzi. Arakoze. Ya kabiri ni Muze Tumurane. Ni Muze Tumurane. Ese Penina, umuntu ashatse kureba izo ndirimbo mumaze gukorera amashusho, kuba dukurikiye hari abantu barahita bagira amatsiko bavuga ati turi kureba za ndirimbo babajene bakora, twumve ko niba umuntu yarabateye inkunga, ushaka kuzireba yazirebera he? Murakoze cyane. Dufite channel ya YouTube twitwa The Singers Team Diocese Kabgayi. Dufite n'urubuga rwitwa Facebook. Aho hose wahatubonera. Okay, rero nukujya kuri YouTube ukandikamo The Singers Team Diocese Kabgayi. The Singers Team Diocese Kabgayi, ugahita ubona indirimbo zanyu ziri ku mashusho kandi zimeze neza. Hanyuma rero Jean Paul, hari umuntu udukurikiye ushobora kuvuga ati aba bana nabakunze, numva nabatera inkunga, yababona gute, yabasanga he? Murakoze cyane. Twebwe The Singers Team turabana nimero, dufite na email yacu yitwa thesingersteam@gmail.com. Noneho tukagira na nimero za telefone. Nimero za telefone wazivuga? 078 078 755 755 81 81 5 ya kabiri watuboneraho 078 078 10 10 54 54 55 55. Inshuti rero bakunzi bafata ikiganza TV, mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo akaryoshye kigahora mwitama. Niyo mpamvu rero tugana ku musozo kugira ngo ndeke aba bajene bari imbere yanyu bakeye bataducika giswa, ahubwo bagende badushyiriyeho akantu nk'abahanzi. Ahubwo ndi kwibaza ndi buhereheye
reka turebe aho ndi buhere. Ni aha ngaha cyangwa se ni aha ngaha. Twagiye. Nyari wa data wasamutagira inenge, ubutono bwiza ugutatse imbere n'inyuma, ubigitega mu bandi Mariya. Ay. Oh, numvaga nagiye wese nagiye. Jean Paul. Mukobwa ntakakurusha. murakoze cyane. Nzagusingiza nzahora nkuririmbira kubw'ibyiza wankoreye uri Mana nzima. Naho Nshuti rero mwari mudukurikiye kuri Mfata Ikiganza TV, dushimiye Imana Ishimwe Jean Paul twari kumwe, dushimiye kandi na Ishimwe Penina twari kumwe, mwaduhaye ikiganiro turabashimiye. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.